hanyuma rero muri Rayon Sports twinjiremo muri Rayon Sports turebere hamwe gahunda zihari bamuretse projet zitandukanye nimugoroba zirimo buryo ngo bazajya babona amafaranga babyise ngo n'igikundiro umushinga w'igikundiro hanyuma banagaragaza uburyo bisi izagurwa ariko nabonye hari abatabyakiriye neza sinzi mwe uko mubibona bavuga bati se Rayon Sports situation irimo ikihutirwa ni bisi cyangwa ikihutirwa ni tapi ve sinzi impamvu abantu batabyakiriye neza kuko ejo nibwo twavugaga iri huriro ry'amafani clubs bari batumiyemo mu Muvunyi ndetse na Tadeyo ari naho bemereje ko ku munsi w'ejo kuwa mbere aribwo bazamurika umushinga bise w'igikundiro bakawutangiza ku mugaragaro kugira ngo rero babishyize mu bikorwa nk'uko bari babivuze hano muri Zaria Court niho bari abanyamuryango bose b'ikipe Rayon Sports abaperezida bose ba Rayon Sports bagiye bayiyobora bose banaga ko bagiye bahari kugira ngo barebere hamwe uko uyu mushinga ugiye gutangizwa. Ni umushinga ngiye nabonye mwiza, umushinga ugomba gufasha ikipe ya Rayon Sports. Niba bakubwira ko Rayon Sports ivuga ngo niba uri umufana wa Rayon Sports iyandikishe wiregistaringe mu buryo buri digital tube tugufite muri database ko uri umukunzi wa Rayon Sports tujye twicara tuvuga ngo Rayon Sports ifite abafana wenda ibihumbi 500 byuzuye tubara nibajya no gukora deal ahantu bavuga bati dufite abafana bangana gutya na gutya badusapotinga badushyikira mu bikorwa bya buri munsi dufite audience bose abafana banyu bari hehe mu biyo modoka ni ya Airtel bagaragaze bavuga ati dere ngaba niba mara kwandikisha abafana izi ni impamvu mbona zatuma uyu mushinga wa mwiza bamaze kwiyandikisha ku buryo uvuga ngo dufite abafana bangana gutya hanyuma batange uwo musanzu wo gufasha ikipe. Hari umusanzu fatizo bavuga ko ari 30 ariko si wo w'ingenzi cyane wowe wenda wazana nyuma ariko hari umusanzu buri mufana wese yatanga bitewe nuko yifite ariko umusanzu ugatangwa mu buryo buri digital bw'ikoranabuhanga mu buryo uzakontororwa ukanamanaginga ukanakoreshwa mu nyungu za ekipe nta kuvuga ngo uyu musanzu watikiriye aha baravuga bati Beneri wenda yajemo kugira ngo itugire inama buryo tuzakoresha na content nk'izabiri bavuga ku buryo umureyo buri ari nk'umureyo uvuga ngo nyere tanga amafaranga udutunyenyeri duhora tuza yatanga nzajyahe kumba nanyatanze akoreshwa ate ariko hanga kuri umushinga w'igikundiro uzajya umenya uburyo amafaranga watanze yakoreshejwe nanga hagezemo ibikorwa bya ekipe hanyuma nyuma bazanavuga bati dushobora no gushora imari cyangwa se dushobora kuyakoresha mu bucuruzi aya mafaranga y'ikipe kugira ngo dukore ibikorwa bibyara inyungu Rayon Sports. Ntekereza ko rero ni ikintu umuntu yavuga ko nibwo kitangira bagiye kugikorera ese cyangwa se bagiye kukigerageza ubona nyuma yaho nimamara kubona ko kibaye successful nibwo bazagenda bongeraho n'ibindi bizaza nyuma nk'ugutanga umusanzu fatizo cyangwa se umugabane none uzajya utanga share nyuma yaho izo share watanze hakazagira amafaranga kugarukira ko niko ibi byashaje bikora ariko kuri inshuro ku ikubitiro bagiye ko batanze umusanzu usanzwe w'abanyamuryango ubikwe mu buryo bwa gihanga niko nabyita cyangwa se mu buryo bugaragarira buri wese babona konti iri hariya amafaranga agiyeho bigaragara hanyuma nanakoreshwa bavuga ngo yakoreshwa gutya. Ntekereza ko ari ikintu cyiza kubera ko nk'ubu ngubu ibingibi bya za bisi bari kuvuga niho byose byavuye muri mushinga w'igikundiro. Cyiza Airtel yavuze ko izabagura bisi igomba kugera mu Rwanda mu gihe kingana n'amezi 2 kandi akaba ari bisi izagurwa n'umuterankunga nta mufano uzatangaho n'igice. Umuterankunga wa Airtel niwe wayemeye hanyuma 135 by'amadolari hanyuma na I&M Bank yabemereye ko izahembera 30 zitarenga abakozi bose ba Rayon Sports abakinnyi bazajya bahembwa 30 itarenga nuvuga ngo amafaranga ya I&M kuko mugaragaro ni ko byumva nuvuga ngo ubwo nanjye kugusobanura kuri ibyo bya bank aho ngaho ufata ibikorwa iyo mwageranye gutyo na banke nawe ibikorwa byose by'amafaranga yawe byose transaction zose zigomba kubera muri I&M Bank. Aho ngaho ikintu ubukemuye cya mbere za tariki zishobora kugera konti yawe itari amafaranga ariko bako mufitanye yo amasezerano mwasinyanye yo banke ikaverisa amafaranga uvuga ngo muri ayandi yawe ama ukazana iyo payroll cyangwa se urwo rutonde rwo guhemba amafaranga akaza kubaho banke bayatanze aho twarimo tureba iberahere kuri icyo asobanura iby'uwo mushinga Samiri navuze ko ari mwiza kwafata bikorwa ariko ikintu gihari ni iki nuvuga ngo Ruvuyanga kipe ya Rayon Sports ni ikipe hari ubu ngubu harimo abayobozi harimo abakinnyi n'abatoza abo ngabo mu myaka 2-3 bashobora kuba batanahari ariko Rayon Sports ihoraho sibwo bwa mbere habaye ikintu cyo kuvuga ngo agiye gukorwa iki cyo gufata
abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bagurizwa hamwe ndetse bakajya banatanga ino misanzu byagiye biba imyaka myinshi ariko ntibigire gute ntibitange umusaruro ndetse ntibinarambe. Ibyabaye no munsi rero ni intangiriro y'urugendo rwo kwishakamo kuko ntabwo umuntu waza ngo umubwire ngo ufite abafana benshi se byanditse bangahe kuko nizi za Yanga database sinayihakanye ariko navuze ko iki cyo gisubizo nyine Rayon Sports ikeneye oya nicyo cyambere aho kigomba guhera kugira ngo ihurize hamwe ikintu cyitwa database nicyo kintu cyambere Rayon Sports igomba kubanza kugira yivuga ngo dufite abantu benshi Airtel akubwira toke ufite abantu bangahe babareyo kuko uramutse wabonye amazina y'abantu bizisa wamenya ni bangahe bari ku murongo wa Airtel ni bangahe ku murongo wa MTN ukaba ubizi nyine nayo ikavati ngiye gushoramo amafaranga kuko mbizi ko Iberi wenda yiyandikishije agura amayinite ku cyumweru akoresha mombo cyangwa n'ibindi byose bitandukanye baba babibona hanyuma ntunganira Sport ikavuga iti mu bafana dufite 5,000 yego twizemo 200 tuzabwira ngo bagure simukadi bakazigura ariko ufite imibare kuko nk'izi za Yanga tuvuga Yanga kugira ikarita ya Yanga zisa ikora nka mituelle de santé hari amavuriro ndetse n'ubwishingizi bagiye bakorana ku buryo ufite ikarita ya Yanga iyo ugiye kwivuza ukayerekana bakugabanyiriza ariko ibyo byaje nyuma yuko GSM ariko ikintu cya mbere kibanza cy'imbere na mbere nta muntu n'umwe nta business n'imwe igendera mu cyuko ngabariyo ni benshi bari hese ubwo reba nk'urugero Rayon Sports banga abantu ni benshi bagashyira hanze jezi zikamara ukwezi zitarashyira mu maduka kandi byitwa ngo ni benshi wowe bwira abantu ngo mfite imibare y'abantu 5,000 muganiriraho noneho wowe mu mishinga ukora muri babandi 5,000 ubakorera imishinga ibafavoriza kugura gutuma yaba umunyamuryango ese ubundi kuba umunyamuryango wa Rayon usibye ibyishimo yungukira he niyo mpamvu Yanga yazanye imishinga kuvuga ngo bakorane n'ubwishingizi niba ufite ikarita ya Yanga ukajya ku bitaro bakugabanyirize bakorane n'amabisi niba ufite ikarita ya Yanga niba abandi bagendera 200 ugendera 200 ku buryo n'undi mufana wa Yanga yumva yaracikanwe akajya muri iyo mishinga rero yose wakora yose ihera ku kintu kimwe bakugabanyirize kuko nyine hari ukuntu ufite ikarita iyo mishinga rero yose wakora igendanye gute ihera kuri database ufite bangahe mugomba gukorana bamaze kwiyandikisha mbere y'uko uvugana n'ubwo bwishingizi ko niba ujya kuvugana wenda dufata urugero na Action College uvuga ati ndabaye tugiye kubigisha gutwara imodoka Action College bagufite uzanzanira abakiriya bangahe ntabwo uzavuga ngo igihugu cyose ngo nabareyo ngabantu bose ngo oya ufite bangahe mu mibare harimo urubyiruko rungana gute kuko ibintu byose biri bakoranye n'inzego zitandukanye harimo rura harimo bino bigo byose biba byaragiye bibarura n'ibindi byose bitandukanye bafite database igaragaza n'imyaka uvuga ati abantu runaka bafite amaperimi cyangwa abatayafite bakeneye kuza kwiga wenda niba ari urugero rwa Action College nk'abantu dukorana bakakubwira ati wenda hari abantu 1,000 nzakuzana nk'abakiriya none se ko nzakuzana abantu 1,000 wenda bazishyura minerva ari 200 urumva izo miliyoni zose zirimo uzamahanga ko nakuzaniye abakiriya Action College itivuga toke zaguhaya ngaye hanyuma itivuga ati niba undi muntu uje kwiga usanzwe yishyuraga wenda 200 umuri azishyura 5,000 n'undi muri utaraba umunyamuryango ahita avuga ati abandi bari kubona amafaranga bari kwishyura byoroshye agahita kuko muri mwisi tugezemo ibi bintu byo kuvuga ngo tanga umusanzu biri ni nyinshi ku bantu bose minerva izamo ibintu byose biranga ubururu bwacu gutanga amafaranga zana ikintu gifavoreza umuntu wese ninyatanga mukagura umukinya kabafuro bibimarira mu Yanga nyine gutanga amafaranga Yanga iyo yarekuye jezi iravuga ati umuntu wambaye jezi arinjira ubuntu uzi ikintu Yanga ihita yunguka iva ni make zagaza $7 igahita ivuga ati ndayigurisha wenda $15 jezi nshyashya bize ngo yungutse $8 kandi kwinjira kuri stadion butange 3 gusa wowe tuvuga ati ko naguze jezi nzayikoresha ubwako hose nejo bundi mukora ako kantu rega koze kamajezi je cyo navuga rega ibisina byanze navuze ngo iki ntabwo nuvuga ibi ni ibyunganira cya gisubizo navuga kimwe nababwiraga Rayon Sports igomba gushyiramo imbaraga cyo kuvuga ngo ikipe ireke kuba ubwo buzima bwo ngo n'abantu bose buri wese runaka ufite iryo jambo yo kuza gufata icyemezo cya nyuma uko nibyo buri gihe bikomeza umwaka kundi bisubizo bibona igisubizo ikintu navugaga kirambye ibi ni ibyunganira imwera kuberaga by'uko ikipe ifite iyo management akampani runaka cyangwa se umuntu runaka cyangwa abantu bake bakizemo bagashoramo amafaranga bavuga ati iyi tugiye kwigira uruganda ni uruganda ku buryo amafaranga yacu atazegera ahomba kuko kudahomba kunguka kwa ekipe nuko ekipe ifite umusaruro
mu kibuga ifite abakinnyi beza, ifite abatoza beza. So ibi ni ibyunganira ibyo bintu byo kuba ikibazo nyamukuru cyangwa se igisubizo kirambye ku ikipe ya Rayon Sports ukuntu bisobanura. Ariko intangiriro si mbi kuri Rayon Sports, nubwo twagiye tubona imyaka myinshi itandukanye ibi bagiye babikora byo gushaguriza hamwe abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakiyandikisha bakajya muri database, ariko bikarangira bipferinze bidakunze kuko si ubwa mbere bibaye. Ubu rero ni ukuza kureba niba ibi biri bukunde, ibi nibikunda ese biraza kuridinga kuri wa mushinga wo gutuma bashyira iyo migabane hanze, ku buryo umuntu azavuga ati genguza imigabane cyangwa kampani bakanguza imigabane, ikipe igiye kujya under management yanjye, amafaranga nashoyemo ngomba gushaka uburyo agaruka, kandi kugaruka kwa ekipe nuko ikipe izaba yacuruje yaba ku isura z'abakinnyi, amajezi, ibikorwa byayo yanacuruje umusaruro mu kibuga bituma abafana baza bakanitabira ibikorwa byayo. So ibyo nibyo mvuga ko ibi bizabyunganira igisubizo nyamukuru kirambye ku birebana n'ubushobozi bw'ikipe ya Murera. Ni bande